minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yatanze ubutumwa busaba ko umuganda tuwukora uyu munsi kugira ngo dutangire nibura gusibura inzira z'amazi, imvura nina zisange ibyari birimo byagiye kugira ngo amazi aze kugenda. Niyo mpamvu mwabonye ko uyu munsi ibikorwa byibanzweho mu gihugu cyose ni ukurwanya isuri no gusibura inzira z'amazi. Ibyo rero icyo bivuza ku muturage, dukoze rigore nubwo tuyirangije, ariko hari utundi tuntu turi hano mu ngo zanyu. Hari ibisenge byanyu bitaziritse neza, ya mazu yacu muri za 80 na 60. Nyamuneka niba mukurikira radiyo, usibye wenda Imana ishobora guhindura umukore ye n'ifite ubushobozi, ariko abahanga abantu baragaragaza ko tugiye kujya mu bihe by'imvura idasanzwe, ushobora gutwara ubuzima no gutwara ibintu, kandi byose turabikeneye. Mu by'ukuri rero nagira ngo mbasabe nk'abaturage, niba uyu munsi dukoze hano umuganda, nitegereza ko tuzongera gukora umuganda mu mpera z'ukwezi kwa gatanu. Iyi rigore imyanda yari irimo, imicanga yari irimo, icyondo cyari kirimo, ntabwo ari ibintu byajya bikorwa cyangwa umweyo ugakora imbere y'iwanyu, nibura buri rugo rugakora mukajya mugabanyamo kiriya cyondo, uriya mucanga. Nabonye hari naho twageze tubona boro ni iki, twabonye umucanga umeze neza urimo garaviye nziza, muze kureba ahubwo bataza kuwurwanira, ariko byadufasha abantu mutuye hano kuba mutarahimutse. Mukwiye kuba mubyaza amahirwe mufite. Ngira ngo nahoze ndabira rigore yose irimo amasoko y'amazi, abandi banashyizemo amatiyo y'amazi ava mu ngo. Buriya ariya mazi mudafata nayo mukayohereza hariya, niyo anatuma aya masoko arushaho kwiyongera. Ntimuzatangazwe n'uko mu myaka 10-15 wazajya gusanga abahoze gashiye haruguru y'umuhanda natwe twongeye kuzamuka tujya za Gahanga cyangwa tujya ahandi. Ntabwo ari ibyo twifuza, kuko ubuyobozi bwifuza ko abaturage batura batekanye, ariko mu by'ukuri buri ibidukikije abahanga babaza kugaragaza ko byangizwa n'ibikorwa bya muntu. Ubundi uko Imana yahanze ibidukikije bose yari yabihanze yabikoze neza. Ibikorwa bya muntu rero twe tugenda tubihindura. Imikoreshereze yo kuba tudakoresha ibyobo, kandi nka Kagina na Gashiha ahangaha mukwiye kwirinda gukoresha bya byobo mucukura by'ibitaka mugahita mushumuramo amatiyo. Bagira inama nanjye ntiretse, twebwe muri Korani baravuga ngo ndagira inama bagenzi banjye nanjye ntiretse. Njye sintuye ahangaha ariko nuko mudahari nanjye naba nahari. Mujye mucukura amafose mushyiremo sima musimante, n'icyuzura wemerwa musohora amafaranga yo kuza kuzigura y'amazi, zaba kampani by'amamodoka bize byatwara. Ariko muko mucukura mwese mucukura ibyo byo mu kuzimu, nshuti zanyu ushobora kuzaba nakiri hano cyangwa ntanakiriho, ariko wenda umwana wanjye akazumva ayo makuru ko nigeze kubivuga. Muzisanga n'aha ngaha hano duhagaze harabaye igishanga. Dufite ubutaka bworoshye bugufi bwegereye ku mazi. Abantu bacukura ibyobo byo mu ngo, nimucukura ibyobo mwemere mushyiremo amafaranga kugira ngo murengere byinshi biri hejuru y'ubutaka. Mujya mushyira ibyobo mu bibetoni byuzura amazi akoma, n'amatuwarete. Buriya bushize nuko inahangaha ntaho dufite kubaka amashuri, twubaka amashuri umwaka washize ntabwo abantu bagicukura. Niba hari abafundi bari hano bakoze ku mashuri barabizi, ntabwo abantu bagicukura ya mafose y'amashuri ku matuwarete ngo bacukure imyobo hanyuma abantu bagende basunikiramo amatiyo ajyanamo umwanda. Barasimanta bagapfundikira na beto, ibintu byakuzura aho za modoka zitwara umwanda zikaza kubikuramo. Ibyo nta kindi bigamije. Hari inyigo iri gukorwa ku rwego rw'umujyi wa Kigali, ntabwo iraba approved cyangwa iremezwa kuko ni birebire. Hari kwiga uburyo aya mazi yo mu mujyi wa Kigali yareba ahantu aba aho yagana. Ariko iyo urebye ubona ibibazo dufite mu mujyi wa Kigali uyu munsi, ntabwo twakabaye tubifite bitaza kuba byaragizwemo uruhare n'ibikorwa bya muntu. Ubwo rero abantu banjye, uko njyewe ndi hano kubera mwebwe mudahari ntabwo naba ndaha, wenda ndabafite utugari 3 aba njye ahandi, ariko mu by'ukuri kubw'ineza y'abana banyu n'ababakomokaho mugabanye ibintu byo gucukura ibyobo ngo mumanure amazi mu gitaka. Hangana mucukura ibyobo mu bibetone, mujye mureba
uburyo nta kundi burya iyo ushaka ikintu hari ikindi utakaza mujye mutanga amafaranga yo kuvidura ayo mazi mabajyana no kumenwa ahantu igihe umujyi wa Kigali inyigo yo kureba uburyo amazi y'umujyi wa Kigali yaracanye naho ubundi tuzasanga mujye mureba amazu yanyu uko muyubaka wagira gutyo ugasanga inzu buriya iriya imidite ni ikimenyetso cy'uko inzu irimo amazi ni akantu gato kaba kabura icyo rero nkivuyeho icya kabiri murabizi neza ko twatangiye umwaka mushya wa mituweli ntabwo uratangira ariko imyiteguro tugeze hagati nagira ngo rwose nsaba abantu gutangira ari abari mu matsinda ari ufite abo yishyurira afite umushahara b'abanyerondo muhembwa ntabwo muzishyura mituweli ku mushahara w'ukwezi kwa gatandatu niba nawe hari aho ukura mituweli ntabwo utegereje kuzayibona ari mu kwa gatandatu ahubwo byazagera mu kwa gatandatu ufite ibibazo birenze ibyo ufite uyu munsi mutangire n'umurongo warafunguwe ushobora kwishyura mituweli y'umwaka utaha ariko iyo utayishyuye uyu mwaka iyo wishyuye uyu mwaka utaha itaza muri uyu mwaka ako nako nkababwire wenda mutazajya uzakurira mu myotsi niba utayishyuye mituweli y'umwaka uyu turimo 2021 iyo ugiye kwishyura 2022 sisiteme ihita yazana muri 2022 ntabwo ari ibirarane ni uko baba bakubonamo baba babonye ko wishyuye mituweli kubera ko utabasha no kwivuza uri mu bantu batabasha kwivuza nawe ntabwo ari ibirarane kuko ntabwo mituweli yakwishyuza ikirarane nta yawe ariko nagira ngo rwose mbakangurire ndifuza ko Kagina mwazaba ba mbere ku rwego rw'umurenge wa Kicukiro abantu bakangukiye mituweli turi kubitegura neza n'abagenzi banjye ndetse no kuzaronshinga mituweli ku rwego rw'umurenge ndumva tuzabikorera muri aka kagari ubwo rero mutangire kubyitegura tuzaba twazanye abakozi benshi b'irembo abantu baze bishyura mituweli igihugu cyose kimenye ko umurenge wa Kicukiro ntabwo rwose nshaka kuzongera kuba uwa kabiri muri mituweli ibyo byo mubimenye mwabishaka mutabishaka ariko muzabishaka kuko nimwe muzivuza ariko n'ishema ry'umurenge wacu tuzarifatanye uyu mwaka rwose tuzasubire ku mwanya wa mbere wa mituweli igikombe cya mituweli kigaruke mu Kicukiro ba bantu mutangire kureba kuri ba bantu batishoboye amwere nubwo akambije agahanga muri ibi bimeze neza ariko umutima mwiza warawuhorana uzi neza ko abo wajya gushyira mituweli n'undi uzahurikira namwe bisa n'amahoro aba bari bishyuraga mituweli n'undi uzayabishyurira abandi bayakira amahanga arahari bamuze gahizi hari abo bafasha umuzenshi n'abandi mwese hano harabo ntaramenya amazina yanyu ya neza n'ubundi mwagiraga mu gihe cyatambutse muri budget mwajyaga mupangamo kwishyura abatishoboye mutangire mu bishyiramo mutangire mu bishyura hakiri kare kugira ngo nabo bagire amahirwe yo kwivuza hakiri kare ariko tunagira amahirwe yo kwesa umuhigo wacu nanone hakiri kare ikindi rero ashaka kubabwira murabizi nanone ko kugeza uyu munsi nta gisibya uretse kuba Imana yihindura ibihe turabura iminsi mikeya ngo twinjire mu nama ya Cogamo tugiye kwinjira mu nama ya Cogamo Kicukiro buriya ni Kicukiro santere ntabwo santere iri hariya ruguru nk'ariya mu Cogamo Kicukiro santere umurenge wose wa Kicukiro turi muri santere nagira ngo rero nongere kubibutsa no kubasaba bari kumwe ubushize mbivuga nzabibabwira kugeza igihe Cogamo izarangirira hari abo nabwiye ngo amafaranga ya Cogamo n'aba bakobwa beza bitwa indangamirwa nabo burya bayafata meza zitari zimwe za 300 indaya ziyubashye burya mu nama nk'izi mpuzamahanga zibona igishoro yes niba hari abarimo bakora uwo mwuga utemewe na leta ariko wo kwirwanaho tangira mukarabe mwitera ikirungo mwige indimi niba ariko mwige indimi muzaba mufite abakiriya kandi bafite ubushobozi ariko n'ibindi bikorwa nagira ngo sabe rwose mbisubiremo abantu bari kuri uyu muhanda wo kuva Rwanda winjiriye hano kugera hariya Sonatube tugakomeza hano kuri Nirake uyu muhanda wo kuva Rwanda kuzamuka kugera Sonatube hariya tugabanira na Remera ni inzira z'abashyitsi twabahaye ibyangombwa twakoranye inama twemeranije ko buri wese ko turabizi neza ko umushyitsi muhira kurisha imbuto nta kundi ukazahaha ariko umushyitsi akagenda atakunyujijemo ijisho
nkagira ngo rero mbasabe iri teganyagihe batweretse ry'iminsi 7 byo ndibaza ko ibyo byose biri tunasenga Imana birangire neza bitadusizemo mu bindi bibazo biduteza ibiza ariko rwose nagira ngo mbasabe mwe abantu mwe kandi aya ni amahirwe ntabwo amabara twabahaye ibyangombwa twabahaye ntabwo muri twakabaye tubiba ariko urabizi nyine umushyitsi yaje urirarira rero ni mu profita aya mahirwe igihugu kibahaye aya mazu yanyu muyasukure muyagire neza munazamura ibiciro bapangayi bongera amafaranga nubwo nta hari buve ariko nta kundi uri umupangayi nta kibwira nyiri byondo sibyo sibyo se ngana ku musozo rero nagira ngo mbashimire cyane mukomereza aho ngaho Kagina njyewe nabagiriyeho umugisha reka mbabwize ukuri naje bambwira akagari ka Kagina babampaho amakuru atari meza ntabwo nababeshya ariko nanone singiye kubabeshya uyu munsi nta muntu waza kumbwira ngo Kagina ndi umuhamya wo guhamya ibintu by'abaturage ba Kagina kandi ni ukuri kw'Imana ndi mu gisibo ntabwo ari uburyarya bw'abanyapolitike ibyo mbabwiye ni ukuri ndi mu bantu bo guhamya ko abaturage ba Kagina ari abaturage beza arakoze umuyobozi w'umurenge tumwongera amashyi natubwiye byinshi arakoze umuyobozi wacu tugaragaza isura ki siko biteye tunarusheho niba ngushima nturekera siko biri ubu ukora iki urusheho